abana b'Imana duhinduke twemera Imana ishobora byose kuri wa gatanu w'icyumweru cya gatatu cya Pasika tariki 23 Mata 2021. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 9 umurongo wa 1 kugeza kwa 20. Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari kujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Nuko asanga umuhereza bitambo mukuru amusaba inzandiko zo kujya mu masengero y'i Damasi kugira ngo nagira abo hasanga abayobotse iyo nzira, abagabo n'abagore, ababohe abazana i Yerusalemu. Nuko igihe yarari mu nzira agiye kugera i Damasi, ako kanya urumuri ruturutse mu ijuru ruramugota. Yitura hasi maze yumva ijwi rimubwira riti, Sawuli, Sawuli, urantotereza iki? Sawuli arabaza ati, urinde Nyagasani? Iryo jwi rirasubiza riti, ndi Yezu uriho utoteza. Ariko haguruka winjire mu mujyi, bari bukubwira icyo ugomba gukora. Bagenzi be bari kumwe mu rugendo, bari bahagaze bumiwe kuko bumvaga ijwi ariko ntibabone umuntu. Sawuli arabaduka, nyamara nubwo yabumburaga amaso ntacyo yabonaga. Bagenzi be niko kumurandata bamugeza i Damasi. Nuko hamara iminsi 3 atabona, nta cyarya nta n'icyanywa. Aho i Damasi rero hakaba umwigishwa witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera amuhamagara agira ati, Ananiya. Undi arasubiza ati, ndi hano Nyagasani. Nyagasani aramubwira ati, haguruka ujye mu muhanda witwa ugororotse, ubarize kwa Yuda umuntu witwa Sawuli ukomoka i Tarisi. Ubu ariho arasenga, kandi mu ibonekerwa yabonye umuntu witwa Ananiya yinjira iwe, amuramburaho ibiganza kugira ngo abone. Ananiya arasubiza ati, Nyagasani, numvise benshi bavuga iby'uwo muntu n'inabi yose yagiriye abatagatifujwe bawe b'i Yerusalemu, kandi nino hafite ububasha yahawe n'abatware b'abahereza bitambo kugira ngo abohe abiyambaza izina ryawe bose. Ariko Nyagasani aramubwira ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Ni njye ubwanjye uzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa aho rw'izina ryanjye. Nuko Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amuramburaho ibiganza, maze aramubwira ati, Sawuli muvandimwe, Nyagasani Yezu wakubonekeye mu nzira uzino yakuntumyeho kugira ngo wongere kubona kandi wuzure Roho Mutagatifu. Nuko ako kanya utuntu dusa n'udushishwa duhubuka mu maso ye, yongera kubona, maze aherako arabatizwa. Amaze kurya yongera kugira intege. Sawuli amarana iminsi mike n'abigishwa b'i Damasi, maze atangira adatinze kwamamaza mu masengero ko Yezu ari umwana w'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 117. Nimujye mu isi hose mwamamaza inkuru nziza. Mahanga mwese nimusingize Uhoraho, miryango mwese mumwamamaze. Kuko urukundo dukunda rutagira urugero, n'ubudahemuka bwe bugahoraho iteka. Nimujye mu isi hose mwamamaza inkuru nziza. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 52 kugeza kwa 59. Muri icyo gihe Abayahudi batangira kujya impaka ubwabo bati, ashobora ate kuduha umubiri we ngo uribwe? Yezu arabasubiza ati, ndababwira ukuri koko, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye ntimuzagira ubugingo muri mwe. Naho urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ikiribwa koko, n'amaraso yanjye akaba ikinyobwa koko. Urya umubiri wanjye kandi akanywa amaraso yanjye angumamo nanjye nkamugumamo. Mbese nk'uko Data wantumye ariho, nanjye nkabaho ku bwa Data, bityo ndya nawe azabaho ku bwanjye. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, si nk'uw'abasokuruza banyu bariye bakarenga bagapfa. Urya uyu mugati azabaho iteka ryose. Ibyo yabivuze igihe yigishirizaga mu isengero ry'i Kafarinawumu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo wazutse ni muzima, naganze mu mitima yacu maze tubeho. Ni koko bavandimwe, nta kinanira Imana, nta nunanira Imana. Ese bavandimwe, Imana ishobora guhindura amabuye mw'imigati? Ese nk'uko tujya tubizirikana mu gihe cya Adventi, ikirura n'intama bishobora gusangira bikabana, intare n'inka bigasangira, impiri cyangwa inshira bikabana n'abantu? Ibyo bizaba ryari, ku buhe buryo? Igisubizo nta kindi, ni igihe Yezu azagarukira, ota messianique. Icyo gihe ibintu bizavugururwa bibe bishya, ubukana n'ubugome mu bantu bizashira. Iyi mvugo ushushanya y'izi nyamaswa zihinduka zikaba nziza zikabana n'abantu, ni uguturarikira twebwe abakristu ko uwahuye na Yezu akamubona akamukoraho, yewe akamuhabwa neza uko bikwiye,
akamuryaho. Nta bugome yongera kugira, nta ngeso mbi yongera kwigiramo, ahita aba umuntu mwiza. Uwahawe Yezu aba umuntu mwiza nka Yezu. Ubundi igituma inyamaswa zigira ubukana nta bwenge zifite bwo kumenya Imana, kumenya Yezu. Naho abantu bo bafite ubwenge ndetse n'ubushake bushobora kubahuza n'Imana. Ku muntu igihe uhuye na Yezu ubukana burashira, umuteto ugashira, uburakari bugashira. Nibwo uzasanga uwari ruharwa, uwo twita ruharwa, abaye umuntu mwiza, akabingira akamaro kuri bose. Mbese nka Sawuli wahindutse Pawulo kubera Imana. Muri aya masomo turazirikana ku mpuhwe z'Imana zijya gushakashaka, zijya gukurura umunyabyaha, zikagota umugome, zikaburizamo imigambi mibisha w'umugira nabi, kugira ngo Imana imukize maze nawe akize abandi. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti impuhwe za Yezu ziduha gusangira nawe. Mu isomo rya mbere turatangarira bikomeye ihinduka rya Sawuli wahoze agirira nabi kiliziya y'Imana, akayitoteza, akayijujubya. Bagize bati Sawuli nta kindi yatekerezaga kitari ukujujubya no kwica abigishwa ba Nyagasani. Birababaje, ariko Yamana itiburira yandika ibigororotse ku mirongo igoramye, igiye guhindura Sawuli. Ineza ya Kristo wazutse imukozeho, ahise ahindukira. Rya jambo ry'igifaransa conversion riva ku kigereki metanoia, bivuga changement radical, guhindura icyerekezo, guhindura ibitekerezo, guhindura imigambi, guhindura ubuzima, kuva habi ukajya heza. Urumva Pawulo yari kujya mu isengero ry'i Damasi kugira n'abayoboke b'Imana. Aho i Damasi niho Yezu amusanze. Inabi ya Sawuli Yezu akayihindukiza igahinduka ineza. Nguko kuganza inabi ukoresheje ineza, kuganza umwijima ukamurika, nuko urumuri rw'ijuru ramugota. None ahindukiye, ahindutse. Sawuli ahindutse Pawulo kubera Imana. Imana ni igitangaza. Guhera ubwo umwete Sawuli yakoreshaga yamagana kiliziya n'Ivanjili ya Yezu Kristu, aho amariye kuba Pawulo ahuye na Kristu, agiye gukoresha noneho iryo shyaka uwo mwete. Aho kwamagana agiye kwamamaza, aho gutoteza agiye gutotezwa, azira Ivanjili ya Yezu Kristu wazutse. Bavandimwe, Imana ni igitangaza. Babyeyi, nguko ko abantu bababisha bahinduka abantu beza. Koko nta kinanira Imana. Imana ni igitangaza, nta cyayinanira, nta wayinanira. Gusa hari ubwo abantu bamwe bifuza umuntu akaba yakomeza yiroha mu biyobyabwenge, mu ngeso mbi z'urugomo n'urukozasoni, ngo Imana ni inyampuhwe, ukituramira ngo nanjye izangenzereza nk'uko yagenjereje Sawuli, ngo nanjye ejo nzaba mpinduka. Ye baba we, ese mu Kristu urumuri none rukugose, aho kujya i Damasi ugahita uhura n'Imana, ubu ukaba urapfuye, urubanza rwawe rw'imperuka rukaba rurageze. Waba ukibonye akanya ko guhinduka? Rero reka kurwanira kadoza abandi. Sawuli yahawe kadoye bwite na Kristu wazutse. Nawe umuvandimwe rero witegereze ejo, witegereza kubanza kumaramaza mu kibi, wamara kubunduguza ingeso mbi zose ngo urashaka kuzabyukira rimwe rizima. Mu Kristu guhinduka ni ibya buri munsi, ukagira akantu gato uhindura mu buzima bwawe, ugana heza, metanoia. Muvandimwe, nubona umuntu usenga cyane, ari intangarugero mu buzima busanzwe, akitabira misa cyane, amasengesho sinakubwira, akaba nahazwa yewe communion, ariko agakomeza kuba umugome, umubisha, umugira nabi, umugomeramana, danger de mort, uhegereye wapfa. Nuko ibyo bikorwa by'obokamana, exercice de piété, atabikora neza uko bikwiye, ntabwo asenga uko bikwiye. Wasanga yishushanya, agasenga n'uburyarya, ntahabwa Yezu uko bikwiye muri Ukarisiya ye. Uwo nguwo Yezu wazutse mu Ivanjili y'uyu munsi aramubwira ati, urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka, kandi zamuzura ku munsi w'imperuka. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye angumamo, nanjye nkamugumamo. Amen. Urakoze Yezu kutwitangira ngo tubeho. Uhawe Ukarisiya neza agira imbaraga, akabaho neza. Ese umubiri wa Kristo cyangwa amaraso ye tubyumve nk'Abayahudi bari kwibaza muri Ivanjili ngo ukuntu umuntu yaribwa bigakunda. Manger la chair. Mu mateka hagiye havuka impaka nyinshi mu kwibaza kurya umubiri wa Kristo, ndetse no mu gihe cy'itotejwe ry'Abakristo ba mbere, mu birego bashinjaga Abakristo abayoboke b'Imana, hari iby'ingenzi bitatu. Ikirego cya mbere, refuser le culte des idoles et refuser rendre hommage à l'empereur. Ngo Abakristo bangaga kuyoboka ibigirwamana by'Abaromani, bakanga ndetse no kuramya cyangwa gusenga umwami wari wigize Imana. Ikirego cya kabiri, inceste, ubusambanyi, kuryamana n'umuhuje amasano, ngo abafite amasano barashakana bakabana nk'umugabo n'umugore. Ubwo abo babaregaga bari bakuriye ku ijambo abavandimwe, les frères, abavandimwe muri Kristo. Bati ngo kuki Abakristo bakomeza kwitana abavandimwe ariko bagashakana hagati yabo. Inceste,
uranyumvira icyo kirego? Ikirego cya gatatu ni anthropophagie, di grec anthropos, l'homme, ephagi, manger le corps humain. Ikirego cyo kurya umuntu. Abahakanyi bati ngo abakristo iyo bateraniye hamwe ngo bakomeza gusubira muri ayo magambo kurya umubiri wa Kristo, ngo bagiye kurya umubiri w'uwo Kristo, murumva ko bamaze abantu. N'abandi ngo infanticide, ngo wasanga bica abana b'abandi. Ngo rero ngo aya materaniro yabo ngo ibyo baba barimo ngo ni amahano, ngo bagiye kumara abantu b'abandi. Bakristo bavandimwe, muranyumvira ibyo birego bishingiye ku mubiri wa Kristo, Ukaristiya. Ngibyo ibinyoma abahakanyi barushaho guhimbahimbira abakristo kuko nyine batazi Ukaristiya. Ibyo birego byose byari bigamije kubatoteza no kubica kugira ngo ivanjiri izimire. Nyamara ni hahandi ba Paulo bahageze, abamaritiri, abahamya b'izuka rya Kristo ntibatinya ibyo birego, les fausses accusations, kuko bazi uwo bemeye, bazi uwo bahabwa, umubiri wa Kristo. Ni wa mugani wa Paulo ati zuwo nemeye. Ese ngiye nk'umukristo umubiri n'amaraso bya Kristo birampindura ku buryo ngera ku rwego rwo kuvugira Kristo nkamuhamya nshize amanga, ndatinya abanseka cyangwa ibitotezo, nkaba nareka imigambi mishana naratangiye gukora ngiriye Kristo undembuje i Damasi, nkagaruka mu ikoraniro ritagatifu ngo aho gukomeza kumusebya ahubwo ngaruke hamwe n'abandi nkomeze kumusingiza. Umunsi umwe hirya kure muri Afurika, umugabo wakundaga kugira umujinya w'umuranduranzuzi yajyaga afuhira umugore we cyane cyane igihe yabonaga ari kumwe n'undi mugabo, mbese agahora akeka umugore we ngo yaba amuca inyuma. Nuko uwo mugabo asigara ashakisha ikimenyetso cya simusiga. Rero umunsi umwe yaje kujya ku kazi amara y'icyumweru ataragera mu rugo, nuko ahindukiye ageze ku irembo abona imodoka nziza mu rwego rwa V8 iparitse mu gikari. Nuko biramuyobera, abaza abaturanyi ibyo ari byo. Abaturanyi baramubwira bati hari umugabo waje muri iriya modoka, amaze kuyiparika tubona hise yinjira mu nzu iwawe, na n'ubu aracyarimo niho yibera. Wa mugabo uburakari bumuzamukamo, arabisha cyane, ahita yikura amafaranga ajya kugura ijerekani ya essence, ngo agiye kuza ahita atwika inzu ye. Bityo umugore we n'umugabo waje kumucyura bahita bahira muri iyo nzu. Ngo noneho ikimenyetso simusigara kibonye cyuko uwo mugore amuca inyuma, ngo nta kindi gisigaye usibye kumwica, ubu utazongera kumubona no kumwibuka ukundi. Nuko wa mugabo amaze kuzana essence ajya gutangira igikorwa cyo kuyimena ngo abatwike, yibuka ko yibagiwe kugura ikibiriti kandi nyine bwari bwije, amaduka yose bamaze kuyafunga. Nuko afata umugambi wo gukingura iwe buhoro buhoro, nta wundi umwumva, ubundi asingira ikibiriti vuba vuba isohokere, ahita acana abamarire mu nzu bose. Yanga guhitira mu cyumba araramo ngo wa mugore n'umugabo batamwumva bagahita biruka, ahubwo ahitira mu cyumba cy'abashyitsi kuko akeka ko haba hari ikibiriti. Akinguye buhoro, wa mugabo w'umushyitsi arabyuka, nuko nyir'urugo amurebye abona ari beau-frère wiwe, muramu wari umaze imyaka 10 mu mahanga. Nuko ahita abyuka, baramenyana, barahoberana cyane ku buryo bw'agatangaza, batangira guseka. Nuko umugore n'abana uko bari bari mu bindi byumba bumvise inseko n'ibyishimo bya nyirarume na muramu we ari we se, baraza bose bakorana muri salo batangira kuririmba no kubyina bishimira se n'uburyo abonanye na muramu we ku gihe kirekire cyari gishize. Muramu we rero ahita amuha urufunguzo rw'imodoka ati warakoze beau-frère kuturerera neza. Rero nyuma y'imyaka myinshi nari maze mu mahanga, nkuzaniye kado y'iriya modoka nziza ubonye iparitse mu gipangu. Ahasiga ubwo nkubonye nari maze iminsi ahangaha, niwo nari ntegereje, ejo nzongera ntege indege insubiza iwanjye mu mahanga. Uha mugabo nyir'urugo n'isoni nyinshi zivanze n'ibyishimo birumvikana, yaje rekani ya essence yasize hanze, abuze uko yabigenza aravuga ati wagira ngo nyanerekwa, wagira ngo nanamenye ko mwangeneye kado y'imodoka, ngahita manukana ijerekani ya essence. Bavandimwe, nguko ko ya essence yari igiye gutwika abantu, noneho igiye gukoreshwa kuzagitwara abantu. Ariko wa mugabo n'ubundi nubwo yamaze kubona iyo mpano y'imodoka, umutima ukomeza kumurya, umukomanga cyane kubera icyo kinyoma. Nuko ahita apfukama hasi imbere yabo, ababwiza ukuri kose ibyo yaragiye kubakorera bishaririye, n'ukuntu kose hari agakekera umugore ko amuca inyuma, none akaba yaragiye kubatwikana muramu we atabizi. Yibwiraga ko ari undi mugabo umugore yacyuye. Bose baraturika bararira, maze wa mugabo bamuha imbabazi. Guhera ubwo ntiyongeye gukeka umugore we, yahise areka umujinya, aba umuntu mwiza. Ubu urugo rwabo rumeze neza, babanye neza mu mahoro kubera Imana. Imbabazi zihamagara urukundo, urukundo rugahamagara imbabazi. Les fausses accusations, gukeka ibinyoma. Ese ngewe ni kangahe nagiye nshinja abandi ibinyoma, nkabaremera ibinyoma ngo mbatoteze, nkabacura imigambi mibisha, ngatoteza kiliziya. Erega ntabwo ari Sawuli gusa watoteje kiliziya. Nanjye igihe cyose nteje imvururu iwanjye,
mu kazi, aho nkora, aho mba ndi gutoteza kiliziya, mba ndi gutoteza Imana. Erega urugo rwanjye ni kiliziya ya mbere, Eglise de base, umuryango remezo, communauté ecclésiale de base. Abo tubana tukibumbira hamwe mu bwumvikane, iyo ni kiliziya. Ariko niba mbabanira ku miguruko, icyo gihe ndi gutoteza kiliziya kurenza Sawuli, kuko Sawuli we yaranje guhinduka aba Paulo, hasigaye njyewe nawe muvandimwe. Bakristo bavandimwe, ntimugace imanza. Nimubona umuntu wari ruharwa, umugome, umubisha, ujye wirinda guhita umucira urubanza ngo agiye mu muriro we, kuko no ku munota wa nyuma Imana irakora, za mpuhwe z'Imana zirakora. Wabwirwa n'iki niba mbere yo gupfa atahindutse? Impuhwe z'Imana zigera kuri Sawuli i Damasi, na wa mupagani ruharwa ashobora nawe kugotwa n'urumuri ruvuye mu ijuru, akaba yabura ikibiriti akoresha kugira ngo atwike abandi. Ibi bikatwibutsa ko nta muntu n'umwe ku isi urusha Imana amaboko, urusha Imana imbaraga. Hari naho bigera Imana igashyiraho n'imbaraga zayo zose ngo igukurure, ikuvane ku ntebe y'ubugome n'uburakari, maze nawe n'iki gikoresho cya Nyagasani nka Sawuli, instrument de Dieu, buri munsi instrument de Dieu dans son église. Umuhanga ati mujye mwirinda umujinya bavandimwe. Umujinya ni iki? Umujinya ni igihano wiha hejuru y'ikosa ry'undi. Babyeyi, muranyumvira ibi by'umujinya? Mukristo rero, reba ibintu byose umaze guhomba hejuru y'umujinya, ibintu wahombeje, abantu wahombeje. Reba ukuntu wahombeje kiliziya, igihugu, akarere, urugo rwawe, abo mubana, kubera uburakari. Nawe rero mukristo uhinduke, ureke kurakarira Imana, ureke kurakarira abavandimwe, maze nawe umuntu mwiza buri munsi. Ibitwika abandi, ibigirira abandi nabi byose ubyirinde, ube umunyamahoro buri munsi. Nawe nka Paulo ube igikoresho cya Nyagasani buri munsi. Amen. Mwese mbifurije imigisha n'amahoro by'Imana, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Akira amahoro ya Kristo.